Banyarwanda namwe banyarwandakazi namwe abantu mwumva ikinyarwanda mbere nambe manje kubasuhuza ngarutse gukora ikiganiro nababajwe n'ibintu nabonye abantu bari kuvuga badefanda ziranzoga zaciwe bibona kuri social media noneho bita bintera gukora ikiganiro nanjye nsa nkaho ntabyumva kimwe nabo kuko niko bimeze. Nabonye umuntu wa mbere avuga ngo ziranzoga ntago arizo zatumye abantu ngo batana, ngo ntago arizo zituma abantu barwana, ngo ntago arizo ngo ibintu nk'ibyo. Abandi nabo baravuga ngo kuba umuntu afite amahane ngo nayo asanganywe ngo ntago wajya kubizikesha, nyine ntago arizo zibitera. Bihita bituma nkora ikiganiro nzana impamvu zishobora kubyerekana. Yego 100% ntago arizo zizana ibyo ntago arizo zitera ibyo bibazo, ariko zishobora kuba imwe mu mpamvu ituma ibyo bibazo bibaho. Ndabaha urugero. Niba umuntu tubare nko bantu bakora akazi gaciriritse ashobora kujya gukora ari buce 2,000 ari buce 3,000 cyangwa 4, yarangiza kira cyuma gihendutse kiguri cyaguraga 5, ibindi bigura za 2 kuzamura 2,5. Si bose ariko benshi muri bo abantu cyane cyane nk'uko nyine bagize agaca kuri butike mu gitondo bakamuha ikimutera imbaraga nimba agiye kugikwa cyangwa agiye hehe, bakamuhita imutera imbaraga bakamukopa, akaba muri 3 yaragiye gukorera icyatanasiza kiriye, akaza kugaruka nimugoroba bakamuha ikindi. Hariho na bamwe batabasha guhazwa na kimwe byanga bikunda itararagiyemo n'ikindi. Wasize mu rugo ntarasi hari, wasize abana nta makayi bafite, wasize nta kintu na kimwe kiri mu rugo, ugarutse gusa washizemo umusa. Ni gute hatavamo intonganya zishobora gutera kurwana? Wabisobanura uti baba abantu bo mu rugo bihangana ari abamarayika bagufata bati? Noneho kudefanda amafuti yawe ugataha wigize intare ukaze, ntago intonganya ntizabura no kurwana bya hato ntibyabura. Ikindi cya kabiri, tubyemeranywa abantu benshi banywa zirantuza zira gin, ntago arizo kumara inyota, ni izo kugira ngo akantu kaze mu mutwe. Ntago ushobora kunywa mitsingi 2. Nimba nyine nk'abantu bagira ko abantu benshi ntago babinywera kushira inyota. Ushaka gushira inyota wanywa primus, wanywa mitsingi, wanywa n'ibindi cyangwa se n'izindi nk'izo zose. Ariko biriya kwa ko umuntu ashaka mu cagi, nimba uzi yuko mu gitondo ajya kugafata bakagutembera bujye kugikwa, ukabuzi kuri bufataga primus kamwe cyangwa mitsingi imwe nta kintu iri bukumarire, ntabwo ejo uzabisubira. Amafaranga yawe uzayabika uyakoresha icyo wateganyije, uzarindire kunywa ari uko wayujuje. Hari ikintu nigeze kubona Minisitiri w'ubuzima ari kuvuga kuri TikTok, bari bamuhamagaye ko hari abari bakoze live avuga neza nyine ko abantu ko leta nyine itekereza abantu yifuza yuko abantu baba soba. Yivuga ati ibyemezo birakakaye abantu birabarakaza akakanya, ariko nibamara kumara igihe abantu bari soba bazabasha kubona ko bifite umumaro. Nanjye ndabishyigikiye. Reka mbabaze ikindi kimwe. Nimba umuntu ikintu gishobora kumugira addicted ntabashe kwihangana, ugataha ubukwe, ariko kuko zikora ubwo abantu bari buze kunywa amafanta cyangwa ari ubwo barokore, ukitwaza kakuma ku ruhande kakuza gushyiramo, icyo kintu kiba kimaze kugukoroneza. Nimba uzi yuko udashobora kwihanganira iminota 30 cyangwa isaha ugiye kwatendinga ibintu, ngo nyuma yahoze kuza gukonsoma ya ntuza yawe igihe uri buze gutahira, no kuvuga ngo cyara kugiza addicted, ntago ubasha kwihanganira iyo minota mikeya. Ibyo ni ibintu rwose bakwiye kurwanya. Ndibazaniye video ahangaha z'abantu nk'abangahe zitandukanye zavuye kuri social media z'abandi bantu nagiye mfata kugira ngo nzibereke. Noneho namwe muraza murebe muvuga ati ibintu kuko byari bikwiye cyangwa ibyo bikwiye. Ndashaka mwirekure muri comment muze tuganire tuvugane. Munyumve neza ntagire umuntu ntera amabuye. Ntago bivuze ko abantu bose bazinywa gutyo, ariko benshi cyane zazindi zaguraga makeya, abenshi baba bamaze gushyika ku rwego ruri hejuru. Reka mbanze mbazane ino video, zino video ni nk'ebyiri cyangwa 3 muzirebe, hanyuma namwe mwirekure muvuge. Nibwo igene ko mbibona, ubwo namwe muratubwira nimba bitandukanye nuko mubibona. Yarashaje.
Matari ko pa. Roboshan. Bicho. Bicho. Matari. Roboshan. पीछे तो देखो चोर है बहन का रो है आयो रे मां हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद reka dusangire uburyohe bw'ibitekerezo by'uyu mujene. Ede urajye muvandimwe reka nkuture aka gasigo ka nyuma nawe ubundi uzagende kandi uzagera aya mahoro. Uziyo nataga nibere mu kageto kanje naza nkagusanga uteretse nkanga ku meza nkagufata natangira kugusoma nkaza nkagukubita agashyi ku kibuno warangiza mbere yo kunsekera nkanza nkagupfundura nkagusoma namara kugusoma mpamvu ugeze hagati none dore barakunyambuye ngo uragiye unahirize naka kavandimwe ka bitaga Kibingo nako karasiga none numvishe ngo baragatwaye ako se ubu bageni bose ko bamaze ngenza atwara uhera. Uziyo nakunywaga nkanywa ka mbere nkanywa ka kabiri nkumva ibikezi yambaye inka data none dore barakunyambuye genda uzagera amahoro nzagukumbura. Najyaga ngufata hano ku ijosi namara kugufata ku ijosi nkakwambura akagofero kawe namara kukakwambura nkakureba mu bwonko namara kureba mu bwonko nkareba ikirimo nanjye nkagishyira mu nda yanjye cyamara kongeramo nkatura umubi namara gutura umubi nawe ukanzamukira mu bwonko bigahita bituma ntangira gutekereza neza. None genda barakujyanye unsurize na twana twawe tw'impanga twatundi bitwaga nguvu n'utundi bitwa twa mambo utubwire umuntu wanyara bakumbuye genda uzagera amahoro nshuti yanjye twaragukunze kandi tuzagukumbura rega sinanjye njenyine wagoraga make kandi waryohaga none se ubumvuga iki ndeka iki kumusangira ngendo wanjye bamujyanye. Ede warajye nshuti yanjye reka ngusome bwa nyuma ngo ucurure kuko ndabizi ntago nzongera kukubona. Ese wari ibyo ugiye kunsigira ari byo ndi kureba hano imbere yanjye nibyo ntareba urampitiramo nzajye nk'iki use nzajye nkwa ka Kanoresi cyangwa urampitiramo nzajye nkwa kano ka Energy. Ijambo ni iryawe ngaho mpitiramo mukunzi mwiza ndakureba nkumva ndagukumbura ndi gukureba nkareba ugenda nkumva yawe wazagarukaga yo genda ugera amahoro nshuti y'Imana naragukundaga sinakwangaga iyo bakurizaga igiceri nanjye nacyongeragaho ngo rero ugeze mu ijigo ryanjye urabizi erega leta nayo ni umubyeyi kuva bakunyambaye bazama ikigusimbura ushobora kuzanka kano gapirimusi cyangwa nka Energy ndabizi leta nayo badutekerejeho yarakurebye isanga ntabwo dukwiye nubwo ngo arabaje bagakora abagenzi wawe mwenda gusa bakagufata bakakugira gipirate barangiza akavuga ngo nibagucucike mu gihugu shaka bagena nzagukumbura ngaho genda ugerayo amahoro natwe bose tuzasigara tukwibuka reka twisigare twinywera pirimusi sikoroyeyo n'izindi nzoga za burarirwa nta nubwo twaterana naye maji n'ama Energy. Genda rede wajye waryohaga uzagera urugendo ruhire kandi ugiye uzagerayo amahoro n'imigisha bizabane nawe. Chaimani yambwiye ati kubera faneshi panye umuhimba super izi mwica Ines we namutekano bavuze ati twabikoze ngaho zitamwemerera super katurebe yazunguruseriye barangwa ntibashaka barangwa umutobyo ahubwo jana Messi wamubonesha ndabakaragira karawuni obetize asha mayoga bakazanyica ndaka amanyoga bazanyica akona kazi akamwa ndenze ikintu batamuhisha umupolisi aravuga uhamagazanga amaraso niyo make yanyanga niyo nyinshi yawicaye hariya nyindura urakugira ku ndakeka mwese mwabonye zino video aho ndagira ngo duhane ibitekerezo muze tuganire. Murabona byaye bikwiye koko? Murabona ibintu bikwiye nyine kubirebera ari wowe uri mu mwanya w'ubuyobozi waguma ukabireberera cyangwa se ufite abantu hagarariye waguma ukabireberera? Ndashaka muze hano muri comment tuganire muvuge ukuntu wowe wabibonye uvuge ukuntu byumva bino bintu. Ndabibutsa ko iyo wanditse muri comment igitekerezo cyawe
abantu bose barakibona. Yari igitekerezo nyine cyubaka cyangwa se gifite ikintu kigize, nyine abantu barabibona nukungurana inama akabona niyo abantu umuntu mutaziranye ariko wowe ureba igitekerezo yatanze. Rero mureke kuzana ngo urebe uceceke, ni igitekerezo uko kiri kose gitanga kabisa, birendewe. Kuko iyo wanditse utuma n'undi we yandika. Hari abantu badakunda kwandika wenda bitewe babanje kugendera ko abandi batanditse batagize iki. Wowe vayo wandike, ntabwo ari ngombwa ngo nta izina tubaza, wowe wandika igitekerezo cyawe muri comment tukirebe, duhane ibitekerezo. Sawa, murakoze. Twiyubakire u Rwanda rwacu n'ejo hacu hazaza heza.